Murakoze cyane inshuti mudukurikira kuri Oasis Official Rwanda, tubahaye ikaze kandi turabasuhuje aho muherereye hose mu mpande zose z'isi. Tuzi ko mudukurikira turabibona kandi turabibashimira. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire burya ibintu byose mu by'ukuri iyo turebye tubona bibamo amategeko kuko yabimara kose. Hamaze igihe hariho inkubiri uko dukunda kubyita cyangwa se harimo utuntu mu madini n'amatorero. Amadini n'amatorero bamaze iminsi harimo inkuru koko. Tanto amadini yafunzwe, yahagaritswe, yafungiwe insengero, abantu bakibaza ni ibiki byabaye, bakabyibazaho byinshi. Uyu munsi rero reka tuganire ubundi idini cyangwa itorero mu Rwanda, amategeko y'u Rwanda abivuga iki. Kugira ngo rero habeho idini yemerwe mu Rwanda hari inzira bisaba, nubwo atari yo nje kuvuga, ndibuze kuvuga ku biri inyuma, ariko nayo mwumve ko amadini ari mu by'amategeko areba, cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda niho ndi kuvugira, kuko niho hamaze iminsi abantu bibaza ni iki kiri kuba ku madini, ni iki se amadini. Rero kugira ngo idini ryemerwe hari icyo rigomba kuzuza, rigomba kugira ubuzima gatozi, mbese bagomba kujya muri RGB, urwego rushinzwe imiyoborere cyangwa se imiyoborere y'igihugu, RGB, Rwanda Governance Board, bagatanga ibyangombwa bisaba guhabwa ubuzima gatozi. Muri ibyo byangombwa rero guhabwa ubuzima gatozi hari bagaragazamo icyicaro cy'itorero cyangwa cy'idini, bakagaragazamo intego y'iryo dini, bagaragazamo ubuyobozi n'inshingano zabwo cyangwa se ubuyobozi n'inshingano zarwo, urutonde rw'abayobozi bakuru bitwa legal representative, hakaba n'inyandiko zigaragaza aho rikorera, adresse physique, kuko hari amadini atagira aho akorera mwajyaga mubona cyangwa tujya tubona, ukaba washaka idini riba ukaribura, ribera online kuri YouTube, cyangwa se bakodesha sare uyu munsi hano, ejo bakajya ahandi, ariko idini rigomba kugira adresse physique ribarizwaho. Hakaba umubare w'abanyamuryango batangije, umubare w'abanyamuryango shingiro nawo ugomba kugaragara muri iyo sitati. Ibyo ngibyo iyo byuzuye neza, idini rihabwa ubuzima gatozi rigakora. Mu gihe rero rikora, bagomba kugaragara, hari icyo bita inzu y'amasengesho, ibigomba kuba bisabwa kugira ngo inzu ibe yujuje ibisabwa ukurikije uko byavuzwe cyangwa biteganywa mu itegeko. Hari kuba iyo nzu yubakiwe ahantu hazwi, nabyo ni ku butaka bwemewe mu gihugu, bwemewe kubakwaho, kandi bwemewe kubakaho iki? Urusengero. Cyitwa master plan. Master plan ntabwo uza ngo uterure ibintu utereka aho ubonye hose, ugomba gukurikiza master plan ukamenya ngo se aha hantu koko hagenewe insengero n'ibijyana cyangwa se hagenewe ibintu bifite bihure n'insengero, ukabanza ukamenya ko ugiye kubaka urusengero ahemewe hari muri master plan. Hakaba iyo nzu kandi igomba kuba ifite ibisabwa byose bijyanye n'ubuzima bw'abantu, umutekano, isuku, umurindankuba, gukumira amajwi, sound proof, n'ibindi byose byatuma umuntu uri muri urwo rusengero aba amerewe neza. Ibyo rero icyanateye ikibazo ni uko insengero nyinshi zari mu gihugu, umuntu yaratekereza mu gitondo agashinga urusengero agahita yubaka, akubaka ahatemewe, yarangiza inyubako ye ikaba itujuje ibisabwa, barangiza bakarufunga. Biba byatewe n'iki? Rimwe na rimwe hari ukuba inzego zibishinzwe zitabikurikiranaga nk'uko bikwiriye, ariko hari no kuba ba nyiri gushinga amatorero batabanza kureba
y'ibyo leta ibasaba, ariko se bivanyeho ko zari zarubatswe. Rero iyo basanze bidakurikije amategeko, igihe cyose bibonekeye, igihe cyose bigaragaye, bigenda nk'uko mwabonye bigenda, ko hari n'abamaze gufungirwa burundu. Hari kandi ibindi bisabwa ku bayobozi b'amadini, kuba abantu bafite ubunyangamugayo, kutagira ibyaha, kuba umuntu uyoboye idini adafite ibyaha bikomeye cyangwa se yahamijwe n'urukiko, kuba bafite ubumenyi bujyanye mu by'iyobokamana busabwa na RGB. Ubwo nabyo bifite uko byateganijwe. Niba ufite icyiciro runaka muri teolojiya, niba ibyo ukaba ubifite. Hambere aha ngaha umuntu wese yavugiye vuba n'Imana, yarangiza akajya kubwiriza. Imana yamubwiye nimumureke, iby'amashuri si ngombwa, na Yesu ntabwo tuzi ko yize, nimwumve ibyo mbabwira. Rero uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Ugomba kuba ufite ubumenyi bw'ibyo uvuga, ibivanyeho ubuhanuzi n'ibiki byose. Wahanura ariko ntiwayobora idini. Wavuga ibyo ushaka byose by'ukwerekwa cyangwa se by'umwuka wera, ariko ntiwaba umuyobozi w'idini kuko udafite bya bindi bisabwa. Hari n'ababa barakurikiranyweho ibyaha bikomeye ariko bakareka kuyobora idini. Bigaragara ko bishobora kuba bifite ko bibangamira imitekerereze cyangwa se imikorere y'abantu. Ubwo leta nabyo yabonye atari ngombwa ko umuntu udafite ubwo bumenyi, umuntu ufite ibyaha yahamijwe, umuntu utari inyangamugayo adakwiye kuba umwe mu bayobozi b'idini. RGB kandi bishobora kugenzura nyine imikorere y'amadini igihe ishakiye, igasaba n'ibisobanuro ku bikorwa bimwe na bimwe. Ishobora no guhagarika mu gihe igenzura yakoze yabonye ko hari ibituzuye. Ibyo byagiye biba mu minsi yashize, bigateza kwibaza nyine, abantu bakagira ibyo bibaza. Ariko ibyo mwibaza nyine, burya leta ni leta, ireba umurongo w'igihugu cyane cyane. Burya ibi bikora mu nyungu z'abaturage bamwe bitwa abakristo b'amatorero, nibi bireberera, kuko hari igihe binakorwa mu murongo utagamije inyungu z'abakristo, ahubwo ugamije inyungu z'abayobozi b'itorero. Naho rero leta yabizemo kugira ngo igabanye icyo kintu cyashoboraga kujya guta abakristo cyangwa abaturage bayo mu rwobo. Byagiye bivugwaho cyane, abantu bakagaragaza ko atari byo. Ese abantu baraza kubaho gute badasenga? Ese ubuyobozi ntibwemera Imana? Ubuyobozi ntibazi ko Imana ari ishyiraho ubuyobozi? Ibyo byose ni amarangamutima, ariko abantu baba barebye kure kuvuga ngo ibi bintu nibikomeza bizateza abaturage bacu ikibazo. Ahubwo abantu nibiga kubyakira, bagendane n'ibyo leta ibasaba, babyuzuze, bari kubungana n'amategeko buri kanya. Rimwe na rimwe iyo bafunze insengero ugasanga abantu bagiye gusengera mu bihuru kandi ntibyemewe, cyangwa bakajya gusengera mu nzu zindi mu rwihisho, nyamara bashobora gukoreramo ibyaha. Ugasanga nyine twagiye tubona bagiye bafatwa bagafungwa kuko basengeye hatemewe. Nta kintu kigoye rero kubahiriza amategeko. Burya buri gihugu cyose biba ari ngombwa, icyo amategeko ugomba kubyubahiriza wanga ukunze. Iyo byanze birakugonga, kwisanga muri gereza cyangwa n'ahandi mu bintu bitari ngombwa. Kandi aya matora aba agomba gutanga raporo y'umutungo n'imikorere nibura rimwe mu mwaka, akabitanga muri RGB. Gukorana n'inzego z'ibanze mu bikorwa bibafitiye akamaro, kubahiriza amategeko y'akazi niba bafite abakozi. Ngira ngo iki kintu cyumvikana neza. Idini bigaragara ko n'igihugu gikeneye ko idini rigirira akamaro abaturage b'igihugu. Mufatanye, mukorane ibikorwa biteza imbere abaturage bose. Niba hari abakozi mukoresha, mubadekarara nyine nk'abakozi bagira imishahara izwi, banarengerwa n'amategeko y'umurimo. Bishoboka ko mu matorero bavuga ngo runaka, wowe uyu munsi tukugize umubitsi w'itorero, ejo hoya ntabwo bigenda neza, tuguguyeho kubera ko wagiranye ikibazo na kanaka. Ibyo byose bigomba kumenyekana. No gutanga raporo y'umutungo, idini rikagaragaza ibyo ryinjiza kugira ngo na leta nyine izabone
icyo ikoresha muri bya bintu byose bikorwa na leta. Ariyo mpamvu baba bagomba gutanga raporo kugira ngo bazabone ko mu bigaragara ubundi amadini ntabwo atanga za raporo z'imitungo. Yahazaga amaturo pasiteri cyangwa abashumba bakayagabana cyangwa bakayakoresha ibyo bateganyije gukora, ariko leta ntizabimenye kubera ko mu gihe cyo gutura ntushobora kumenya ngo batuye angahe bageze gute. Ariko ubu sinzi uko leta izabigenza kugira ngo bajye bamenya iki hinjiye angahe, ariko idini rizajya ritangira raporo. Nirinyuranya rero n'ibya nyabyo nabyo bizamenyekana. Buriya leta zifite ukuntu zikora akazi nyine, bakaba bazi ngo mwebwe mwatubeshye. Bigaragara ko hatuwe miliyoni 10 ariko mwagaragaje ko mwabonye 500. Igihano nyine uko kiba kiri hafi aho ngaho. Aribyo rero kubinyangamugayo, kuko niba ushaka ko ugendana n'ubuyobozi neza ugomba kuba kugendera mu murongo bwasizeho. Kibero nibatura 100,000 bigaragaza ko ari 100,000 wakoresheje ibi n'ibi. Cyakora sinabisobanura cyane kuko sinzi uko babiteganije, ariko mugomba gutanga raporo y'umutungo w'itorero. Hari kandi n'icyo amategeko avuga ku bashobora kubikora nabi. Ushobora guhagarika by'agateganyo, gufunga burundu, mbese abatakora neza ibyo uko amategeko abiteganya ushobora guhagarikwa by'agateganyo cyangwa se bagafungirwa burundu iyo rikora ibikorwa bihungabanya umutekano cyangwa rihungabanya abaturage. Idini rishobora kwinjira mu bikorwa byo guhungabanya umutekano cyangwa guhungabanya abaturage. Icyo cyo rwose namwe murakizi, n'abayobora amadini barabizi ko umutekano w'igihugu kuwuvugaho uhuye n'akaga. Ivugira iby'Imana, wamamaza inkuru nziza, ariko nujya mu bindi kubera ko ufite rubanda nyamwinshi imbere yawe bagufitiye icyizere, n'ubabwira ibitari byo barabimira bunguri kandi bagenda babishyira mu bikorwa. Rero niyo mpamvu babasizeho ako kantu kugira ngo abantu bitondere kujya bavuga ibyo babonye byose. Niba ritanga inyigisho z'urwango, amacakubiri cyangwa ibinyoma, birashoboka ko bagiye gufunga amadini hari abagiye babisanga. Niba wowe wifitemo amacakubiri muri wowe, niba wifitemo urwango, ukaba uri umuyobozi w'idini, ufite akaga. Idini ryawe rizafungwa kandi nawe udasigaye. Ahubwo niba wahisemo kwamamaza inkuru nziza n'ibindi bikorwa byiza, kora ibyo gusa, kuko nibyo amategeko agenga amadini ateganya. Nubikora nabi bafite uburenganzira bwo kuguhagarika cyangwa kugufungira ibikorwa. Idini ryivanga muri politiki, mu buryo butemewe. None se nyine idini ryajya muri politiki gute? Namwe murabyumva, uzajya muri politiki ubuso wanjye gukoresha amafaranga mu buryo butubahirije amategeko cyangwa fraud. Byagenzura uzatanga raporo, ariko ntibizabihagije, baragaruka nabo bakirebera. Iyo birebeye bagasangamo fraud, rero kazi yawe uzasiduka nyine ibihano biri kugufatira. Gukoresha amajwi n'imiziki mu nsengero ariko bitagenzuye, ni ukuvuga ngo bibangamira abaturage. Kudakoresha urusaku rurenze urugero. Mu matorero ubundi twabonaga ku misozi bakesitara imizindaro, aho utuye umuntu agahungabana, waba uri muri idini waba utarimo, ukagomba gukurikira inyigisho zabo ku ngufu, ku gahato. Ariko ubu ugomba kuba wagabanyije amajwi kugira ngo utabangamira abandi bantu bitareba. Kubahiriza amabwiriza y'amajwi atangwa n'uturere na RURA. Ugomba kumenya RURA ivuga iki ku bantu bakoresha umuziki cyangwa se bakoresha amajwi cyangwa se ibyo byose ukabimenya kugira ngo utaza guhura n'ibihano. Abenshi ushobora kubikora ukabona ntibaza, ntibakugeraho, uri mu cyaro kure, ariko umunsi umwe hari umuturage uzavuga ngo njye mbangamiwe n'amajwi y'urusengero. Ndakurahiye igihe bizagera kuba bigomba kugera, ntabwo bizatera kabiri batagufungira urusengero cyangwa bataguciye amande. Icyiza ni ukubahiriza iki? Amategeko. Hari amategeko rero yihariye agenga amadini n'amashuri n'ibigo nderabuzima.
ku madini afite amategeko yari ku madini afite ibyo ngibyo, afite amashuri, afite ibigo nderabuzima, afite n'ibindi bikorwa ishuri ryubahiriza amategeko ya Minagri, ivuriro ryubahiriza amategeko ya RBC na Minisante. Bivuga ngo itorero rifite idini, rifite ishuri, rifite ivuriro cyangwa se imishinga y'imibereho myiza rigomba kubahiriza. Niba ari ishuri rirakurikiza amategeko ya Minagri, niba ari ivuriro rikurikiza amategeko ya RBC na Minisante, niba ari imishinga yubahiriza amategeko y'amashyirahamwe. Ibintu byose biri mu mategeko, nta kayira ko guhungiramo amategeko, ahubwo icyiza no kwicara bakajya gute bakayakurikirana. Hari rero n'amadini akorera mu buryo bw'ikoranabuhanga, akorera ku buryo bw'ikoranabuhanga rero agomba kubahiriza n'amategeko agenga ikoranabuhanga, akirinda gukwirakwiza za propaganda cyangwa desinformation, amakuru atari yo, kandi akubahiriza amategeko agenda cyber laws. Video teaching, fundraising online bigengwa na RURA na banki nk'izindi nzego. Ufite idini rikorera mu buryo bwa online, ariko n'ibyo ukora byose umenye ko icyo ukoze cyose kigomba kubahiriza itegeko ikigenga. Ukwigisha fundraising ni ukuvuga njya mbona ari ukwegeranya amafaranga mufite uwo mugiye gufasha, ariko bikagenzurwa na RURA, bikagenzurwa na banki kuko niyo ishinzwe amafaranga. Tumva rero y'amadini n'amatorero ntabwo turi impuguke kuri byo, ariko navugaga aho bihura n'amategeko, tutinjira cyane mu mizi yayo, ariko nibura tuvuga bimwe mu by'abantu bakwiye kubahiriza kugira ngo birinde kugwa mu makosa cyangwa se mu byaha ejo uzasanga bavuga ngo ariko baraturenganije, urabona oya. Iyo tureka amarangamutima, ahubwo turebe amategeko ateganya iki. Murakoze cyane banyamatorero n'abanyamadini, namwe tuzi ko mudukurikira, kandi ibyo tuba tubabwira nyine ni ukugira ngo tubakebure, n'uwari ugiye kuva mu murongo awugumemo akurikiza amategeko, kuko nta nguni n'imwe udashobora gusanga mu itegeko. Mwakoze cyane kudukurikira, ntaho utaha.